nyuma yo kuvumbura umuntu wari umaze igihe avumbitse ahantu tutazi Diyanze tubaza ati byagenze bite kuri uyu muntu niyo mpamvu rwise urugendo rwari rugoye cyane. abantu musenga, abantu mugira imiti ya kinyarwanda nyabuneka mu dusenge dufashe Ntabwo twajyemo ikirogorora twakibonye ikirogora twakibonye wamvura nshuti yacu kandi turakuvugutira sha turagusabikira birirwa bari kurekera amapasi wagihe yewe uzi kera ko navuga ngo nzagira imyaka 25 ngo mfite imodoka mfite umugabo n'abana wenda nka 2 numvaga ibintu nyine byameze neza wageze na mito yigoye nshuti yanjye umugabo ufite amafaranga si we muntu wa mbere w'ingenzi. amafaranga Ariko keca tutabye amafaranga amafaranga si pe. meza reka nkubwire uzi ko umugabo ufite amafaranga aganira neza yumva ibintu vuba and afite n'umutima mwiza aranayatanga nta roho mbi bihari abatayatanga ntabwo baba bayafite mujye mwitiranya ibintu utayagwa ntabwo aba ayafite aguha ibyo afite aguha nyine niba ari umushiha niba ari n'ibiki cyane natwe dufite igihe abagore ntabwo banyurwa niba butakwira udakanze akanyenyeri ni gute muvuga ngo amafaranga si meza iyo ushaka umugabo ufite amafaranga unagukunda wenda ariko akaguca inyuma kuwa mbere kuwa gatatu ni ibintu birenze nganyumvire ashaka njye mureka ibyo bintu uwanjye siko tumba cy'Rwanda ntabwo kumva Mwana pasaza ubwenge yego mwana niyo wabimwoherereza arabimusubiza mubaze ngo nibiki wari uri kuvuga pasa aramubwira ibyo ashaka nose uri kuvuga akantu ka Yesu kari kuzamo none ariko giye cyo ganira byose ntabwo abura ijambo ry'Imana nuko ntabwo tuyakunda ngo gusara ryohaye mwaduhaye ariko natwe turakora nuko uzimura gwaye amafaranga kunaba ari sawa biraryoha none iyo wakoze birushaho cyane usibye n'umugabo usibye n'umugabo wawe n'umukobwa mugenzi wawe yagwaye birashe uzi kubona ka momo reka nkubwize ukuri muzambwire ko bitaba ubu ukimenyana n'umukobwa na telefone mfite rega iyi ngiyi nayo bu none ubwo wagenda urugero rome ugiye ahantu gusaba akazi cyangwa kudiringa ikintu runaka ukagenda kuri moto undi akaza mu modoka igihe wenda yakodesha cyangwa yatiye ninde baha agaciro suje mu modoka ngiye hari biboro numvishije kuri YouTube sibyo kandi nsanga mu ruhande rumwe biba ari byo urundi ari rubi iyo uri kumva uhangayikishijwe n'ukundi abantu babayeho ukarwara umutwe ukagira ibintu by'imitima ukagira ibibazo byinshi cyane ushaka abo urusha ubushobozi mukaba inshuti ukajya ugenda wumva udahangayitse kuko nta nubwo bivuga ko ku isi hariho abakire bakurenze uruhande rumwe aho ngaho ubonye amahoro ariko cyangwa ugasanga umuntu yirirwa yikopesha imyenda yo kwambara buri munsi arikopesha kanyamadeni mu myenda bikananirana nk'abantu mwe mufite y'abantu amadeni mwajye mwishyura ideni ni ribi ubundi reka nkubwire ideni ngiye nemera umuntu ashobora gufata ubona ugiye kuburara uzafata ideni nugira imana ukabona uri guha pe aho uzaburamiye ubuzima bwawe inzara iraryana shakeci inzara iraryana pe utayizi yavuga ngo ntufate ideni inzara iraryana ariko ideni n'undi wese tujya twumva ibintu uko nubatse ntabwo ariko keca nibibaho gusa wamuha bimwe by'ingenzi hari ibintu ubona bimeze nk'ari bya rusange uzubaha umugabo uzige guca bugufi uzagira isuku mu rugo uzajya uha abana umwanya ariko ntabwo uzajya kumubwira ibyo akorera mu cyumba ntabwo uzajya kumubwira ibyo atekera umugabo kuko ntabwo uzi ibyo umugabo wakunda n'ibyo mu cyumba cye ntabwo uzi ibyo umugabo wakunda kuko wawe n'uwe baratandukanye ngo umugabo ngo nakubwira ngo hano ngo ni umweru ngo uzabyeme ngo kandi uri kubona ari umukara nese nabona urinjije kandi azi ko yashatse umuntu uzi ubwenge ubuse bibaye ari ikizamini ari kugukoresha ndabasuhuje yemwe mbaye nikaze nimwe tubana umunsi wundi ubwo nabakanakurikira ibiganiro bya Ketchup TV show 5 turi kumwe na Ketchup nkuko bisanzwe twakoze urugendo shuri tujya gusura witwa Pasi uraho neza ni urugendo shuri namwe kandi muhorane yego rugoye cyane reka da nyuma yo kuvumbura umuntu wari umaze igihe avumbitse ahantu tutazi Diyanze tubaza ati byagenze bite kuri uyu muntu niyo mpamvu rwise urugendo rwari rugoye cyane Pasi wari ugiye mu biki cyangwa uracyahugiye mu biki ntacyo baranduze
Wakoze kudakora bandaze kubura nanjye nisanze arya wicaye akabura neza nanjye ariko njya nishaka nkibura ndihe ni ikibazo namubeshye ariko ugomba kwirogoza oya basubirayo nawe ukirogoza mwanshakiye imiti ako ni ikibazo ni ukuri bya seri ntabwo Pasi yabuze kamera ntabwo Pasi yabuze nose niki cyabuze undi Pasi kandi nkubwo nanjye ntacyo nzi ni ukuri kw'Imana nukuri ntacyo ibitekerezo biramukikije yabyo ntabyo kandi hari ahantu ajya akaba yabasangiza bikavamo Imana ni ikibazo njya guhata kamera ikazima ngo wubaka usenya ibi ni ibiki ngo nshakira imiti pe hari abantu bavuze ngo wubaka usenya uteka bimeneka neza tugane neza bagire neza nigire nabi ni ukuri pe ibibyimba mu tugane ni ukuri pe ngo waba ufite ibyimba mu nda tugane waba urwaye indwara zidakira ngo tugane tugane uvura n'inyatsi neza neza kandi abarokora nabo barayifite kandi n'ubundi iyo umuntu amaze igihe acana kamera bikanga cyangwa akabura barimo n'inyatsi ukavuga umunsi ngiye kubwira abanyarwanda ibi bintu wagiye mbere ngiye kuvuga iki bikaba biragiye nkayizimya nese ibyo ngiye kuvuga ko mbyibagiwe nkayizimya nese urumva atari uburozi byamuseriye abantu musenga abantu mugira imiti ya kinyarwanda nyabuneka mudusenge dufashe twakibonye twakibonye kandi turakuvugutira sha turagusabikira birirwa bari kurekera amapasi wagiye yewe sha Pasi reka nkubwire wabwiye abantu baragusanga Pasi hari igihe twese kuganira ngo ubuse ko bazabireba ubuse none bari bageze mu gihe cyo kubireba cyane kurushaho babyumva abantu bakagukumbura urangije avuga uti rero mbaye ngiye ntabwo ari njye sinzi icyanja uguma kugishaka ni ukubyigaho ni ukuva hano tubikemuye Pasi akagaruka nseka ariko birababaje ni ukuri biteye agahinda yawe byatangiye ryari hashize nk'ukwezi n'igice hafi amezi abiri nta kibazo ufite cy'ubuzima utarwaye bigaragarira inyuma nta gikoresho wabuze nta bitekerezo wabuze ndi muzima bwahibase bon ntabeshye ufite hariya tuhakorera turi babiri ahubwo bashobora kuba batarandoze igihe nyine na Cynthia baramuruzi none se ndabura nawe akabura nicyo kibazo akajya mwanga ko ibyo bintu mwihaye ngo inshingano ngo z'abantu bubatse ngo kuba tutubatse ngo reka njyewe ikibazo ni kimwe ndarabuze nawe arabura Cynthia nawe atubwire ese ubundi yaziyongoje rimwe agakora ikiganiro yicaye wenyine yarabikoze nka bingahe ntabwo birenze 2 cyangwa niba ari byinshi ni 2 cyangwa agakomereza aho ngaho noneho Pasi azajya abireba ahita agira gahunda ahitaza igope yamaze imitsi mpuze n'ubu ndahuze ariko uracyahuze nyine mba mpuze pe kenshi ntabwo urukumbuye Pasi nari mukumbuye twaburanye kandi turaturanye haciyemo igihe pe ni mike cyane ni mike pe udahuye na za modoka nini kabisa ubundi zidusumba uburebure uhuye nazo urahagarara rwose ukanaryama ariko ubundi ni hafi ntabwo ari kure ya hano ariko reka mbabwize ukuri mwansengera se nkagaruka ni ukuri ntabwo mpuze ku buryo mu by'ukuri nabuze umwanya n'iminota 30 yo kuza kuri kamera ariko kamera ngewe sinzi namwe niba ariko cyangwa nawe niba ari kumeze iyo ntari clean mu mutwe cyangwa ntari fresh mu mutwe ni ukuri nshobora no kuza imbere ya kamera gatubibona nyine yigusha ikibazo so nta bibazo by'ubuzima mfite nta bibazo no hari igihe bibaho to ndajagaraye bibaho uzi ko nk'iyo urugero nk'iyo dushutinze filime nk'iki cyumweru tugashutinga cyane bikaba byatuma amara nk'ibyumweru 3 tutongeye gushutinga uzi ko nsubira inyuma cyane ego niyo ngiye kwandika ndavunika nk'ari ubwa mbere ngiye kubikora hari ukuntu rwose rero kandi uko iminsi yiyongera niko bizakuvuna cyane kurushaho rero ugomba kubireka rekanze ni ukuri ni kwa kundi urabalansinga bati
reka ibi wenda nibyo biri bon, nyuma yo kuba tuba turi hano kubera abanyarwanda kubera abantu badukunda ariko ni n'akazi yego ukabalansinga bati ibi wenda nibyo byinjiza kuruta ibi ariko kandi ntawanga ijana mu rindi byose wabifatanya gusa bibaho hakazamo nyine n'akantu ko kuba ntari fresh mu mutwe wananiwe ukabona se abanyarwanda babwira iki nanjye ubwanjye ndushye ukajya ubwira abantu ngo yari urushye kandi nawe urarushye kandi nyuma ya kamera inkuru ziba ari nyinshi ide ubona kamera zikabiduka ese wumvaga tudafite ide za danje za hatari none kamera barayicanye mpise nito hari iziri buguruke ewe abana we ubu hari n'izagiye cyane abantu abakunzi ba Pasi bashyiremo udutima banamusabire kokana musengere cyane kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza bijye ku murongo ariko ugeze ukomozaho avuganye na Cynthia ni ibi bijyanye by'abubatse n'ingo n'igiye bitandukanye hari ukuntu kubaka urugo bishobora kurimita umuntu ku buryo ibyo yakoraga adakomeza gutanga umusaruro nk'uwo yatangaga mbere yego hari igihe inshingano ziyongera ni ukuri hari igihe inshingano ziyongera mu bintu utateguye utari uzi ko bizanabaho zikaba nyinshi bigatuma hari ibyo ureka kugira ngo bidapfa kuko buriya ntabwo wajya gutanga ibintu hanze bitahereye iwawe cyane ari byiza gushaka umaze kuba successful gute ntabwo byakunda nta muntu zawe wihaye umaze kuzigeraho nta muntu nzi uhazi nawe pe duhora dushonje mu bintu byose bageze kuri target bavuga ati ngiye Pasi target yanjye wenda no kugera kuri miliyoni y'idolari ku myaka 25 utazigezeho uzi kera ko navuga ngo nzagira imyaka 25 ngo mfite imodoka mfite umugabo n'abana wenda nka 2 numvaga ibintu nyine bizameze neza bageze na mitu yigoye nshuti yanjye yigize nta mugabo nta kazi cyakora mfite umwana ibi bintu ese sinziye ko mbona bigenda byanga bimeze bite rero nabo ngabo mani biragoye ariko ababigezeho se nabo nta n'uwabigizeho ngo aryame barakomeza buri munsi aba yagiye yego rero umuntu buri munsi ahora ashaka na hano rero tuba tuhari turi kugerageza no gushakisha hose byaragoranye ngende kuri experience ariko urugo ushobora gutuma atagera ku nzozi ze utagera ku nzozi ntabwo rwaba ari urugo kireka urwo se ni urugo cyangwa ni prison gute icyatuma wenda uzigeraho cyangwa n'iki gishobora kugora kuri bamwe biterwa first of all mbere yo gushaka kuki ubanza kureba umuntu ugiye gushakana uwo muntu ni umuntu ugiye kugufasha kugera ku nzozi cyangwa ntuzisubiza hasi hari abashaka rero hakaba izugeraho nk'ubu nanjye hari izo nagezeho urugero nuko wenda atari ngombwa kuzisharinga ariko hari izo nagezeho bitewe n'umupartenere wanjye mpamya neza ko iyo ntamushaka ntari kuzigeraho rero hari abandi nabo bashaka ukabona ahubwo naho yari ageze byahise bijya hasi so niyo mpamvu usanga hari abantu bavuga ngo ni umukiharya ngo atere umwaku ngo abantu bahangaha ngo bamera gutyo biriya bintu ndabyanga biriya ntabwo njye mbyizerera ndabyanga ubu bwoko ubu ngo butera ngo mahirwe noneho ukumva ngo umugore ngo bamujyanye ngo ahantu ngo kureba inzu ngo bavuye barabahamagara ngo inzu yaguye igikuta kimwe umugore ngo ari hafi kubyara barajya kumwereka inzu ngo bazabamo ngo bamuvanye ngo noneho ngo kumwerekana ngo bakora impanuka umugabo akoze accident umugore afatwa n'inda ajya babwira uwo mugabo ngo umugore wawe ngo wapi pe ntabwo mbyemera ngo atera umwaku hari ibintu amahirwe aba hose iyo umuntu adafite amahirwe se aba afite iki nta muntu usara utajya amahirwe akaba afite ikisi yagiye hose wagiye he ntabyo uzi afite umwaku mahirwe yanjye wagiye onsangira inyanya n'inyoni amahirwe yanjye ariko akanga kunsekera ndona aranasara ariko ibi ni ibiki wanyweye igi ari amakaraza uri kumva ntarasere kenshi ntiderukana ngerageza kuririmba wese wanyweye igi mana yanjye njye nkamubwiza ukuri ukwiriye kubona muganga akagusengera
nukuri ndakujyana ibintu ntabwo ari byo ntabwo ari byo ibintu byose kumva byaba umukobwa rero njye sinigeze kumva ngo hariho umukobwa mbere y'uko ubukwe bwageraga uwo bajyaga ku bana yarapfaga ngo yari amaze gutezwa n'abasore 4 bapanga imishinga y'ubukwe bagapfa birangira umukobwa bavuze ngo atera umwaku kugeza ubwo nta musore ugiye kumureba akajisho niba ahubwo umva ikintu nge nemera uburozi bubaho nawe urabwemera uburozi bwo bubaho uzi ko bashaka kuroga icyo kintu nyine ngo uzabeho udashatse udashatse nyine umuntu akagushyiraho icyo kintu ku buryo icyo kintu utazigera ushaka bisaba nyine ngo ukeneye deliverance ukagenda bakagusengera cyangwa nawe ukisengera yego warabimenye ko ntabwo wakwivura utazi indwara urwaye ntabwo byakunda ariko sha biba ari bibi nko kutabyara umuntu akabiroga undi iki kintu cyo kudashaka kandi wambika umuntu nawe ukagenda ukarwambara ukumva nibyo ukavuga ati ariko nibyo ntera umwaku pe bese abantu 4 kandi wamaze kumenya ko atari umwaku ukaba ari ushobora kumenya waranje kumenya ko ashobora kuba ari imiti ari abantu abagizi ba nabi biroroshye kwabona nuko wivura bakurikira inzira cyo ntabwo guha umwanya wo kumenya ko warozwe nk'ubu nkawe ukuri kuvuga gutyo iyo baba barakuroze ntabwo wari gutekereza ko warozwe ntabwo bitekereza no pasi ngo yango ngiye ngo nararozwe ariko yewe nkeneye umuti nukuri kandi nibyo biraza gukemuka Imana igufasha usibye n'ubuzima busanzwe uzi ko tuba dufite ikibazo tutazi ko tugifite nawe ntakikubwira ukagihakana ubundi ni bw'uburwayi ubundi buriya uhakanye uburembye ubwo ati keca ufite ingesi niba yewe nikomeze icyo kintu kiba gihari uburembye wallahi ya Mungu urwaye mu mutwe na gastori gato ku ruhande twagiye muri stade kureba match abona ari kureba match abona bakina 11 ubwo ari 22 kandi bakina barimwe muri stade arabareba baje kureba match karakwengo n'ukimbavu ziramurya ariko ngo baravuga ngo narasaze ubu narasaze kuruta aba bantu to no basaze ari n'abakene iyo bafata buri kabaro weza kamuya gakina byari kuba neza kuruta kuba biruka ukambaro kamwe atonore abantu bashungera ngaho bose abasazi muri benshi ahita yigendera ntabwo yabimenye nukuri nese wabimenye nukuri pe zare y'abantu bakubwiye ikintu ari 2 ari 3 ari 4 shanu ushaka ugifata akanya wicaye uvuga ati ariko buri kintu ntabwo ari cyo niyo waba utazi ko ari cyo dahamanya mutima yawe ko ari cyo ujye ubanze ufata akanya ugitekerezeho hari ikintu wakomoje uti kugira ngo ugere ku nzozi zawe biterwa n'umupatena ufite gufasha mu nzozi zawe ni gute umuntu ahitamo umupatena uzamufasha kugera ku nzozi ze cyangwa akanazirengaho biterwa na goals wasetinze wowe ubwawe kuko twese tukiri bato cyane bavugaga nzashaka umugabo umeze gutya abana benshi bavugaga ngo ufite imodoka ngo muganga ngo cyangwa se umupilote buri wese avuga ariko iyo umaze gukura ubona realite y'ubuzima hari ibyo uhindura ahubwo bikaba mu gusenga kwa bati nsengera umugabo umeze gutya na gutya hari igihe rero ibyo wasengeye ubibona n'igihe rwose utabibona kubera ko ibisubizo by'Imana niho ibera Imana nyine biza bihabaye niho ibera Imana bati ni gutya cyangwa gutya basi mukize muri White House byagenda gute ati niyo wazajya utegura ibitero bya hariya urumva ati reka mbimurekeye ahangaha rwose ni ukuri terwa n'ibyo wasenze kuko hari n'igihe abasirita igitsina gore dukunda gushaka kubera ko n'akana kayashatse kubera ikigare cyangwa se aje yawe uri kubona bose bameze nk'abashize bigatuma uhubuka kugenda kumufasha si babi bibi cyane ni hahandi n'ubundi wisanga aho utagagombye kuba uri uramusengera harya cyangwa cyane uramusengera Imana ikunda usenge ukaba specific mbere y'Imana avuga ati ngiyewe nshaka umugabo umeze gutya na Mana nkeneye umugabo umeze gutya na gutya kandi hari igihe umubona pe amajwi menshi kumubona Imana yakwimiki ko ifite byose yego ifite byose ubuze nibyo ariko iduha ibidukwiriye ibyo dushaka twebwe right bizadufasha mu buzima bwacu hari abanenga cyane
umuntu ukurwa n'amafaranga ku mugabo, kandi ahanini usanga inzozi z'abantu ari ugutunga cyane, kandi uzafasha kujya ku nzu ari umuntu uzagufasha kugira ya mafaranga, either arayafite cyangwa se azagufasha kongerere ubumenyi bwo kugira yawe. Umugabo ufite amafaranga si we muntu wa mbere w'ingenzi. Aranyica muri komande. abari bukwice ntabari bwumve ko ni ka kantu kagashya ari kabi kari mu amafaranga keca tutabye amafaranga si meza. Reka nkubwire uzi ko umugabo ufite amafaranga aganira neza, yumva ibintu vuba, and afite n'umutima mwiza aranayatanga. nta roho mbi bihari. Abatayatanga ntabwo baba bayafite, mujye mwitiranya ibintu, utayagwa ntabwo aba bayafite. aguha ibyo afite, aguha nyine twa niba ari umushiha niba ari n'ibiki cyane. natwe dufite igihe abagore ntabwo banyurwa. Ugashaka ngo mbeho nka ketchup, kandi wenda ketchup aho akora si umugabo wanjye akora. Aho yibira umugabo wese uwanjye yibira, fata duke uri kubona, niwe na menshi yafate. Ariko amafaranga usibye Yesu wenyine, nyuma yo gushaka Imana dukeneye amafaranga. Amafaranga ni meza. Uzi iyo uyafite ukuntu ubuvuga neza, abantu bose ubona ari beza, bameze nk'agahinja. Akiyo nayo mfite. Mfite umutima mwiza, ushobora no kunkandagira mbwa nta kibazo. Ako unkandagiye nkenye mfite crise bayo yabibonye. Yabibonye ko crise nyinshi. Ashaka kumenyera. Nkaba nakwitura n'inabi. Bare akwiye afite nta mibare. Nge ndiyenza n'ukuri. Ndiyenza nimbwe ko ikintu cyashize mu rugo mba numva nakuka inabi, kandi ndabizi ko ngikoresha. Ariko amafaranga ni meza, amafaranga ni isabune y'umutima. Simba nshaka no kwitaba na telefone. Amafaranga ni meza. Umuntu uvuga ko amafaranga adatanga umunezero. Amafaranga atanga umunezero, ahubwo umunezero wuhe? Iyo tuvuze umunezero, iminezero iratandukanye. Hari abantu bayatunze pe, benshi bayatunze badafite amahoro y'umutima kubera iki? Bafite ibikomere, bafite ibintu byinshi bafite, cyangwa se n'uburyo babonamo amafaranga ntibubashimishije. Urumva? Aho bayakura ku marira y'abandi bantu. cyane niyo mpamvu bajya bavuga ngo ntabwo amafaranga ngo agura umunezero, bajye bavuga ni uwuhe munezero atagura. Iminezero iratandukanye. ariko ngiye reka mbanze nkubwire urukundo nabonye rugura. Rome, reka nkubwire, nk'ubu ngubu kwicara uvuga ngo amafaranga natanga umunezero. Nk'ubu ugiye ahantu, urugero tujye muri bya boro by'ababebe bajyamo, ukagenda ukababwira ngo amafaranga nta kintu bamushyiramo, kandi ari umwana atari bunacyangiza. Umuziranenge ntabwo bikunda. Umwana utaratangira kubarurirwa na Nyagasani. Ariko niba i Kigali butakwira udakanze akanyenyeri, niba butakwira udakanze akanyenyeri, ni gute muvuga ngo amafaranga si meza? Amafaranga ni meza cyane. Ni meza cyane cyane. Ariko mwe mutarashaka shambagiriye inama, aho kugira wirukanke ngo nuko ngo abo mwakuranye, ngo abo mwiganye, ngo barashatse, ngo cyangwa ngo mba gushaka ngo umugabo ngo umeze utya. No. Gake. Base niyo ushaka umugabo ufite amafaranga, unagukunda wenda ariko akaguca inyuma kuwa mbere kuwa gatatu. Base ni ibintu birenze nganyumvire. Shamba ngiye mureka ibyo bintu. Cyo sinjye vuze da. Karancitse. Wangiye wampa amafaranga nta kibazo. Rero twari ubikora ahubwo wishwe n'inzara. Uza abantu bacitinga no mu rugo abana bashonje, inzu bari kukwirukana, noneho kugucitinga uhaza no kugucitinga udahaza. Duce yakore nigeze kujya ahantu kuri chantier, nabayede umwe n'abafunda bandi akabanye bandi bahembwa 4 ku munsi. Bari kuganira ati ibi bine nkakoreye bigera mu rugo se ngo mbanzi kwenda ndibikoreshe 2 nkagera 2 ndahita yatwaye yose nkuhagera mu rugo meze utya. Ngahe bazo we ngambwira ngo umugabo ufite aye nguramubuza kureba abana kurande gutese. Uzi ibyana biri hanze aha abagomba kubare, ahubwo we abasabwa kuba responsable gusa. Ikibi ni ugukora ibyo bintu utari responsable, kandi bafite ukuntu baremwe tugomba kwicara tuzi. Umva rero ngo utangiye kuvugira abantu, iyo siyo gahunda. Uhagarariye abapapa
ubwo ni abagabo Njyewe bagira ntabwo nabivuga. Ni sawa oya pe. ketchup gereka nkurikira ibiganiro bye njyewe urumva ketchup ndamukurikira cyane ni umushuti wanjye ndamukurikira ibintu abavuga ni ukuri njyewe nemeranya nawe bimwe na bimwe ko buri wese agira imyumvire ye Cyane. urumva saba ari kutwigisha ukuntu dushobora kuba indaya ku mugabo wawe kariya kantu niko cyane niko kariya kantu ni ubwenge cyane kariya niko pe ariko kubayo ntabwo ibyo ntiyajya ahandi yajyayo Oya ntacyo azagenda ariko wowe serivisi yawe wayitanze neza. wowe kora ibyawe Ariko ubundi inda se wowe kurya umunsi n'ejo ukarya mumeze nk'inda ntabwo bahaga reka nkubwire hoya nashaka abe yariye yahaza agenda ashukure ari bugereyo ari igihe abikoramo akumva yamukurwa ariko oya benshi baranicuza uzaganire nabo ati kuki nkoze ibi bintu ubundi reka nkubwire hari n'igihe ushaka guhura n'umugabo mugenzi wawe ukicara akakubwira ati reka nkubwize ukuri nta cyiza kiri mu guca umugore wawe inyuma kandi ntakuba yakubwira ibintu byinshi kubera iki wenda yabikozeho abona nta n'umumaro cyane cyaranabikora ariko bikarangira bibaye umwana cyangwa ugasanga yari inzobere n'impuguke muri byo aho akaba yarabivuyemo yego cyane bose reka tuganira nabo cyane pe ariko ni ukuri ntago umuntu ufite aye wamubuza ese waramubyaye se n'umwana uri gushyira ku murongo ntago bikunda as long as ari kuzuza inshingano ze mu rugo akabikora noneho nawe ukabikora nese wamutwariye reka nkubwire kwica ni icyaha oya kwica ni icyaha kuvuga nabi si wo muti w'ikibazo kwivumbura ukamubwira ngo uragiye si wo muti bunamujyanye nibwo asubirayo neza cyane rero cyane mujye mureka akusha abagore turi amasandi mwagiye muca bugufi amafaranga yaguhaye umeze neza uri gusakuza ibiki ibiki se isundi abakijyanye ntikigaruka yari yataha yagisize none ari igihe hagaruka ariko hariho imikororombya itazigira ivamo oya ujye uyikuraho ntabwo bishoboka hari imikororombya ijya mu maraso ni ukuri oya amaraso ya Yesu aragenda akabyeza bigatungana oya njye si uwanjye siko tumva Kinyarwanda Gumara pasaza ubwenge niyo wabimwoherereza arabimusubiza mubaze ngo ni ibiki wari uri kuvuga pasa aramubwira ibyo ashaka uri kuvuga akantu ka Yesu kari kuzamo none ariko gihe cyo ganira byose nta kabura mu ijambo ry'Imana ndakijijwe cyane ndakijijwe ariko n'ukuri nibyo n'ukuri mujye muganduka mubwira ngo banyu neza niyo yaba ese uziko hari wonzi yibeshye ko ajyanye mu baby muri hoteli kuri nyine basohoka basize abagore akundi kukimusiga abagore banyu kandi nabo wenda musangira n'amayoga negura ukajyana uziko umugore wawe musanya anywa inzoga nawe urazinywa uragiye urasohotse ujyanye undi ngo nagume mu rugo abagore banyu n'abakozi banyu cyane abazamu ni umuzamu kamuntu ko muzehe yadufasha cyangwa ubusanga yarigize nyakagore hari n'ibintu mumenyereza abagabo banyu bibi cyane bibi mujye mubicikaho umugabo uko umutwaye niko akujyana aragushatse ugiye kumwereka kuri za magore wirirwa mu rugo amasuku isuku ku mugore ni sawa inshingano ku bana ni sawa kabisa ariko ikunde kucyo ajya kunywa kamwe nawe mugasangira akagusiga harijya gusanga mu gipira cya promosiyo cyangwa se ketchup TV show mbese nkubwire akakigusangamo agasanga ufite nk'umwembe wari wariye kare hano kandi arimo arihuta arakubona aribe najya kukubwira ngo ujye kwitegura bibaye ubukwe ariko ibyo ni ibiki ubundi se kuki ubuzi ko umugabo amasaha y'umugabo agiye gutaha ukipanga imirimo ubuyazi imirimo wipanga ni ukumuha icyarya cyangwa icyanywa ubundi ajya kwatsa imodoka njyewe nayinjiyemo kare waba utabishaka twajyana uransiga turasigarana cyangwa tujyane niko bimeze niyo mpamvu babashukaga ntabwo zose zuba ni ukumurinda nyine erega mutari kumwe akora ibyo ashaka mutari kumwe aba yagiye ariko muri kumwe
shyiraho akawe shyiraho akawe kuki uha umugabo wawe umwanya wo kumwereka ko uri umugore wo mu rugo mu rugo ni byiza mu rugo ni heza kereka utanywa inzoga udakunda no kujya mu kabari usibye ko no mu kabari ntabwo hanywerwa inzoga gusa ushobora no kuyuka ngo amazi ugatara gusarara ukajya urira indirimbo yose igiyemo ugataha wasaraye abakunda kukurusha ahubwo vibe umuha arara akabwiye vibe ntabwo ari gusohoka umugore wawe mu rugo wowe cyangwa ugasanga niba yize nko kugusohokana mwasohotse muricaye arimo aramubwira ngumva ngo uzi ko ngo wa mugabo duturanye ngo yarakubise wa mugore we kandi mwafu badutahe ngo burije do you think uri kubwira umwana ntabwo azi ko agomba gutaha rigeze amwe riryoha rigeze mu rya kane bumva n'amasaha bayongeza icyo ukora bwije kamaze kumugeramo umugwisha neza wanambwira ati ngenda gukumbuye sheri dutahe mu bwenge uri kumbwira ngo dutahe ushyiraho n'igitsure se ubundi ntajyaza bukeye abanyu ntabwo baza mu gitondo kandi mugafungura ariko ibyo ni ibiki cyangwa kazaza ejo nijoro cyangwa akaza azindutse rwose nta kibazo wamutwara iki cyahe wamutwara iki kora ibyawe mu rugo n'umugabo wamuha umwanya umukwiriye kandi mujye mumenya ibyo abagabo banyu bakunda mubibakoresha ketchup ahora bivuga mubibakorere niba umugabo ari umunyakabari wowe bigusaba iki kugira ugere bakijijwe erega nta gukizwa bihera mu rugo gukizwa bihera mu rugo buriya abantu bavuga ngo mu rugo ni ijuru rito nibyo hari ingo ziba ari ijuru rito pe biterwa namwe mwewe nimwe mubigira ijuru cyangwa mukabigira umuriro rero abantu mutega abantu iminsi muri komantere ngo ntimurabe ese muba mushaka ko tubona iki yegora ndetse no komantere ngase muba mushaka ko tubona iki ngo ntabwo urabona ikintu kitakugenewe ntabwo bikunda cyakugenewe uzakibona nibyo ahubwo hari n'icyo ubona ukavuga ati iki nubwo cyangenewe ariko ngomba kugitambuka kandi Pasi uzi ko hari n'igihe usanga umuntu uvuga ngo hari icyo utarabona kubera nyine agatima kabitu atanitekerejeho ko n'icyo yabonye ari we wakigizemo uruhare niwe nyirabayazana bafite ibikomere banapfa kwandika batanarebye atumvise neza icyo uri kuvuga kandi igihe ndabumva murababaye ni ukuri Imana ibagirire neza abenshi barakennye abenshi bafite ubukene abandi n'abafite ibyo bafite nyine bahuye n'ibikomere by'abagabo babi by'abagore babi kandi hari n'igihe ngiye ushobora kubera umugabo wanjye mubi we akaba mubi double kandi nkaba ntabizi ko ari njye wabigizemo uruhare kimwe n'uko yanambera mubi rwose nta ruhare nabigizemo birashoboka kwihangana kwanjye kukaba guke cyangwa se kukaba kwinshi byose ngiye nemera ko bibaho ariko witega umuntu iminsi kuko ari kuvuga ukuntu yumva ibintu nk'ubu ndabibaza ntiyamaye navuze ngo amafaranga ngenda yakunda ni meza umuntu utayakunda ahubwo yivuza pe kandi tuba twagerageje no kuyashaka sibyo ntabwo tuyakunda ngo gusa araryohaye mwaduhaye ariko natwe turakora ni ukuri uzi muraguhaye amafaranga ko n'aba ari sawa biraryoha none iyo wakoze birarushaho cyane usibye n'umugabo usibye n'umugabo wawe n'umukobwa mugenzi wawe yarwaye urishimye birashibuze kubona ka momo kaba kameze neza ntabwo urabona umuntu yapostinze message y'undi yamuhaye amafaranga biriya ntabwo aba ari bandebe akenshi hari igihe ikintu kimugeraho akishima kagasanga ni umukobwa wapostinze umukobwa mugenzi we wamuhaye 1,100 cyane pe ubakeka iki ntabwo ukeka nko kuri anniversaire yanjye uzi momo mba mfite keke uzanshake mu kwa mbere ndi hafi yawe ni ukuri telefone yanjye iba yuzuye iba imeze ngo kandi abenshi ni abagore z'ukwa mbere njye ni 17 z'ukwa mbere sinkunda indabo sinkunda keke ni momo ikiganiro kiri burangire tutavuze kuri gahunda y'amavuta uri kuyareba aya bayita cremo hair ari amavuta meza ni ubwa mbere nje kwamamaza nitwa reka tuguhe umwanya kenshi si ubwa mbere nyuma twamamaza ni ukuri ni ubwa mbere aya mavuta rero ni aya abantu bafite naturel imisatsi iri naturel ni ukuri amavuta ngewe ntabwo nyavuga ibintu ntazi nabanje nyine kuyatrayinga ndeba resultat niyo mpamvu nje kuyavugaho ni amavuta meza cyane ku bantu bafite imisatsi mike ku mutwe icika itukuye
kuko nta produit chimique zirimo ni ibimera rero ndayikorera ikimana yisirije iyanjye iyo rero ceta bafite imisatsi myiza nuko bashatse kwiyogosha ni ukuri bafite imisatsi njyewe ntayo nagiraga abantu banzi barabizi ni hafi ya ntayo pe yandi bavuga ngo ni amoya ku muntu ufite amoya kandi agasigamo ukaza utuma n'umusatsi ubyimba ukegerana ubu nshobora guhambura nkasokoza nkagenda mpanda ibyo bintu imbere ntabwo byambaga ntasutse mba nambaye wig ubu rero ni ko nyambaye ni uko mfite utwo twa tuboro utashyira kuri kamera ariko ni ukuri arakora pe arakora ni meza cyane no ku bana n'abana n'abantu bakuru hariho nimero ndaza kuyibaha wayihamagara ukayisaba ibirenze ibyo ngewe ibyo wumva nkasobanuye hano bazabigusobanurira ni umuntu uyakora wenyine arayikora ku giti cye yego ni ibimera ni ukuri nta kintu na kimwe kirimo nanjye ariko ubu ngubu ngomba gutereka nzayagura njye nsigamo ndebe usigamo washaka buri munsi aka nta n'ugahenda aka gacupa kagura 15,000 kandi usigamo buri munsi ushaka wasigamo buri munsi ushaka wasigamo ariko ku bantu nyine bari kuwuhendahenda wajya usigamo buri munsi ubwo ni ugusiga uwozemo ushaka wakoga bitewe n'isuku ufite ndetse ntekereza ngo tukagurire gaposho gaposho nta bisatsi agira baba we bamwita nduhuye abogoshe kujya atarira no kuko ngo muhemuye kado n'ijwi ngaruka nza ni ukuri pe imisatsi 8 nanjye mfite umwana utari ufite imisatsi nuko nyine ari umuhungu ariko ndaza kukwereka ifoto ni ubu ngubu afite igisatsi gicucitse ku mutwe arakora ni ukuri arakora njye sinyambeshya ndakijijwe nta n'amafaranga wanyishyura ngewe yatuma mbeshya uze baje kunshaka ngo ni pasi watubeshye pasi yatumye ngo tubyisiga ngo ahubwo urapfuka bayagure kuko umuntu yakora niba abasere subazi abasere n'itorero basengamo niba bari ni abafurere nyine n'abasere kandi baba bafite imisatsi ya naturelle ntibasuka bino nta nubwo bakora ibintu bya fake baba bazi ibintu biri bucetinga umusatsi neza iki nimero ego nimero ni 0782 5 9 9 10 0788 5 9 10 barabifuza kurangura kugira ngo babashe kuyigeza ku bakiriya bari hafi nimero ego n'amavuta meza pe hari ikintu tukiri kuri iyo ngingo n'ubundi y'amafaranga hari ababyeyi twakuze batubwira ko huba ku rukundo amafaranga tukayashakana icyo kintu kugivuga ariko se ababyeyi baryari bavutse ryari muri 50 kabisa kubera ko we akurikiza igihe we yavukiyemo n'ukuntu byari bimeze amafaranga muri iki gihe ubushiri ku bute bihagije uramu inite n'amafaranga ntabwo uramuhora wanyuse cyangwa iwe pasi iyo telefone aba yitabiraho buri mwanya ugomba kuyimugurira ari uzajya ibintu byo abasore nko kugura telefone reka nkubwize ukuri muzambwire ko bitaba ubu kimenyana n'umukobwa nta telefone mfite rega iyi ngiyi nayo bu none ubwo wagenda ibikize bigapfa ubu si ibintu byinshi wahombye ubu cyo telefone niyo yatuma mu bintu byinshi uzagure gatushe ariko mu rukundo umuntu arashora nta kintu ibintu byose hano turashora telefone ibyo ndabyemera impano amafaranga n'umusatsi ubundi ntabwo ndawemera ugomba kuba uwanjye ni icyo utemera yohereza amafaranga byanyabyo afatika kuko rega ntayo uragira ntabwo ukeneye abaguhana none umva uri kubara umusatsi wowe uri kubara umusatsi abafite ntabwo birirwa bavuga ngo umusatsi uramubwira ngo ndi broke gusa agahita amenya ayo ufite bitewe rega natwe baduhaye bitewe nayo babona dukwiriye umugabo yagwa $10,000 usaba no kwiriye $200,000 bazi ubwenge barabuze si bazi ubwenge kenshi nuko uri kwimana bazi ubwenge erega babona izo $10,000 nazi go hari icyo ziri bukumarire nawe akumva atewe ishema nuko ari gukora icyo kintu
ayaguhuye kuko amene azi ko wakoze kuri 3 enye cyane ari kuguha support ariko ntabwo uri bujye guha umwana utarakora no ku 500 ngo ujye kumuha miliyoni 10 kameme urugero rome biramurenga ugiye ahantu gusaba akazi cyangwa kudiringa ikintu runaka ukagenda kuri moto undi akaza mu modoka igihe wenda yakodesha cyangwa yatiye ninde baha agaciro suje mu modoka cyane babitubwiye cyangwa mu buzima bubitwereka mu nama umwe bamukubita veni y'akamoto n'akamuha ijana rya none abantu baraseka ngewe mu muhanda urabona kuri abantu bari kudepasa bari kwimana inzira hari imodoka ntashobora kwima inzira subizi ndahagarara vewiti ngewe nyima inzira guteze ntabwo bibaho ndahagarara dacaho ariko nanjye Karina igomba kumpa inzira mugomba kubisikana byihuse nabwo ati buretse ariko ntambuke niyo si turimo yego niyo si turimo muzantuka muzagera mu nkundi kubwa ninde bavuga ngo muzabanza munyanga ko muzaba abafana nanjye kwabwiza kuri muzanya ngo nukuri sibyo keca nibyo nuko abantu ahubwo batemera kumva icyo ukuri ariko biba ari byo ubu umusore ukenye ntabwo yemerewe gutereta ibyo bintu niba binaza ajya byikuramo ajya asenga amazi birashira ngo wakunze umukobwa noneho pasi wari wakubitana n'umuhungu arabizi ko uri umugore w'umugabo arabizi ko wari umuhungu utaha kwa se na nyina arakureba agahera hasi akazamura agatangira akakubwira ukuntu uri mwiza agatangira akakubwira ibintu nk'igihumbi ukibaza iyi ndirimbo izarangira ryari ukamwumva hari nk'igihe ugira ngo hari wenda bigiye kurangira kubwira ikindi kintu kizima cyatumye avuga ibyo bintu bikarangira wumva aracyari muri bya bindi hanyuma iyo ndirimbo izarangira gute ako afite amafaranga wamwumva wowe ngewe hari ikintu mba nibaza ufite amafaranga aruta y'umugabo wanshatse se cyangwa nyine hari ibintu niba unayafite ko atarayanjye se ni wowe uyafite noneho kumva umuntu aricaye ngo ngewe rero ngo reka nkubwire ngo njye njya kugura iriya modoka ngo siyo nashakaga cyane cyane ngo nashakaga iyi n'iyi iyo avuze yashakaga nirusha agaciro iyo afite ngo ariko ubu ngubu ngo ndi gukoresha uko nshoboye ngo ndebe ngo ukuntu ngo mbifatanya no kubaka ngo nkareba ukuntu nabigenza nshuti yanjye icyo kiganiro niwo kizanye uri no kukivuga ukivangavanga wacecetse ninde muntu wanga ikintu kiza kuri iyi si uricara uri kubwira abantu kandi nta kintu cy'imodoka twavugaga za telefone ni abantu bakennye ariko usaba afite ubwoba bw'ubuzima arimo uzi ko umuntu ukennye aba ashaka ibintu bimurengera nta n'ubimubajije cyane bizaza urabona mwebwe ntimukazajye mukora gutya na gutya ngewe turacyari bato thank you mukomeze mube bato mukomeze mubishake nta kibazo ariko wibimbwira gihe hari ibintu ngewe nkunda kumva ikintu kimbwira ati akwazi ibintu ukora wongeyemo kano kantu byabyara ibintu uza kumbwira ngo ndi mwiza do you think ko ntabizi yego da bande batabimbwira se ko twashakanye bimbwira umunota ku munota niyo atabimbwira se iyo ngiye mu kirahure simbireba twega turiganiriza ubundi iyo utireba ngo wibwire cyangwa ngo uwo mubana bakubwire cyane se ni ibiki ubundi hari ukuntu umuntu yisobanukirwa icyo kintu urakizi kandi iyo wisobanukiwe burana hari ibintu bitakuvuna pe bitagutwara n'umwanya cyane hari igihe umuntu aza akakubwira ngo noneho ukuntu ngo bagusutse ngo baguhengetse wowe ibyawe urabizi uzi impamvu wenda bahengetse wenda harimo ahantu hatari umusatsi nze mbigusobanurire se ubikoze iki si ibyo ngo shango noneho kankubwiza ukuri ibyo bintu ngo ndi kubona byakugize mubi ngo pe ako tujye twiga kuganira tumenye ukuntu tuganira ubundi hari uburyo kuganira umuntu akuganiza ukumva ko ari cheap cyangwa se ari classy umuntu uri classy avuga ibintu bimureba cyane ubona mugenzi watabereye waceceka ceceka wenda wazi ko aberewe waceceka cyakora ubimbajije ugatinya kwa pasi uko natagute mbona usa nabi nabate ndabona ujabiri ari ukuntu mbona bitameze neza wansaba inama nkayiguha ariko kandi utabivuze ntago nabivugaho pe nta mpamvu kujya kunyibutsa ko use kecha pe ko afite amaguru meza do you think bimubwira arabizi nawe ufite ikintu kiza wiyize buri wese aba afite ikintu azi afite kiza so kuza kubinyibutsa bitari bunyungura amafaranga jewe bitase bigumana ibyawe kumbwira mbikoze iki ko nanjye ukubwira ibyanjye mba numva ntacyo ubikoze
cyane ko n'igihe neza yawe cyangwa success yawe ibabaza abo mwirirwana cyane se no kubera iki mugani w'abantu ngo umuntu ukwanga ntabwo ari kure muririrwa kandi pe reka nkubwire twararakaye ukumva hari umuntu urakajwe n'uko uri inzobe ukumva hari umuntu urakajwe n'uko wenda wambara ikanzu ndende ikakubera icyo kintu nikikurakaza ukayishyira muri ubwo buntuze bwawe bikanga birakurakariza ikizi ko bitari bunimuke ngo byo kwa nyoko wanyu bimubere Pasi nigendera muri Karina Ketchup inshuti yanjye nawe agenda muri Karina Imana iramublessinze imuhaye wenda imodoka iri hejuru iramublessinze nta deni yafashe yakoze cyangwa se n'umugabo yamuhaye yamwongereye yamukomeye wowe gafifi urahangaye kwishyura inzu ni gutya kurya nuko kurya barakuvuga ngo ibiryo bishize muri firigo ngo ubwo se ngo kakanya ngo bishize gute bro urakibaza ukuntu ibiryo bishize muri firigo undi we birashira nyina kumva ko byari bigomba gushira kikajya guhaha ukajya gufata idente ngo mbe ngura imodoka nk'iya Ketchup cyangwa se moto cyangwa igare cyangwa umwenda Ketchup yani ngombe we ntabwo ubuze uburyo kubibona ntabwo byamugoye cyangwa se nibwo byamugoye yabifatiye igihe cyane arabitegura ntabwo yamugwiririye wowe ako kanya ubibonye bikakubuza amahoro roho ikenda kukuvamo kugira ngo ukunde umere nkanjye cyangwa nka Ketchup kandi bibi uzi ko uba uri kwivuna wenyine kandi ibyo ntabwo tubabona ko ari byo muri gukora turabibona reka cyangwa ngiye kambwiye Pasi uzi uko nagize n'umukozi akaza ari igikara akajya mbwira ngo mama kakusa n'abazungu akoshe nambwe rero ntago ari ugusa nkabo niko navutse yose kubera iki wisiga ku mavuta ya kame mbwa nyine ntago ngewe nshoboye kuba nagura yandi mavuta najya nanabyibagirwa ko nyafite ko nimenyereje kwisigana nawe kigera isiganaga n'umwana wanjye afite nk'imyaka 3 ati mba mbona ari byiza ni hashize iminsi mike umukobwa natangiye kumubona amabara none hari ukuntu witukuza bigapfa ukazana ibintu urabona Ketchup wayivanze na mayonnaise ukuntu biba bisa umukobwa niko yagiye amabara azana amabara mbona ukuntu abaye ahita ashyuha yambaraga amapantaro atangira kwambara mini nyine yahise aba nkanjye si ikintu cyabaye bamuteye inda bayimutereye Imana yo mu ijuru kamugirira impuhwe hashize iminsi umwana arataha ubuzima buragenda buranga kwa kuntu yitukuje n'icyaro yagiye urashaka kuba nk'undi muntu kubera iki nusuzi biba bimeze gute nk'ubu fashe ideni kugira ngo nkunde mbe mu nzu nziza nk'iyo Ketchup abamo ariko nkayiriramo ubusa byaba bimaze iki wowe ukabona ameze neza mu by'ukuri ntabwo babona ari nko kwikinisha uba uri kwikinisha uba uri gukoresha ubwonko bwawe mu bintu by'ubugoryi kandi ubwonko hariya baba bwakoze ni igihaha hari ibintu dukora ukabona yakoresheje umutwe n'umunwa n'igiki bikakuvanga beta ukabaho ubuzima ushoboye kwafodinga kandi nibona ugendana n'abantu bakurenze utabikunda shaka bari hasi yawe cyane sha niba umva bikubangamiye oya hari abantu bameze gutyo adakunda umuntu umujya hejuru nge hari ibiboro numvishije kuri YouTube sibyo kandi nsanga mu ruhande rumwe biba ari byo urundi ari rubi iyo uri kumva uhangayikishijwe n'ukundi abantu babayeho ukarwara umutwe ukagira ibintu by'imitima ukagira ibibazo byinshi cyane ushaka abo urusha ubushobozi mukaba inshuti ukajya ugenda wumva udahangayitse kuko nta nubwo bivuga ko ku isi hariho abakire bakurenze uruhande rumwe aho ngaho ubonye amahoro ariko urinda uribona urishaka iki kuba wararitaye inyuma yawe ntaryo uba ukeneye reka nkubwire ni ukuri turivuna muri ubuzima kubera ko mfite ikigare inshuti zibayeho neza zitwara zituye mu mazu meza zambara imyenda zisohokera ahantu heza nanjye niko ngomba kubaho kandi utanga uri dobandi ndibuka kera ntabwo ari kera cyane hashize nko mu myaka 5 ishize ntabwo nari kwambara wig bibaho nabanaga n'abantu b'abasirimu bazambara ukuri zihari na nyinshi njye nayambara najya mu kiyo nkireba nkabona ndabihiwe atako ibintu mu bikundira iki
nkanabibabwiye akambwira dusohotse dude wamba bari ukambara akabiga bati sinshobora bari igisugo cyanjye gishaje ndakigumisha ntago ndi kubona mbihiwe no ubu nibwo nibaza impamvu nabonaga mbihiwe naje kuyimenya nta bushobozi nafite bwo kuyigura ubuse sinyambaye sinyikura muse nkambara indi nta bushobozi ni ukuri ko Imana nabonaga nshabimbihiye uko niko kuri nkumva birambiye kwambara zahabu nkumva reka nta muntu urukarambara zahabu ngiye mbere kumva rajija aja nibera abantu ngo ni nayo igaragara ntabwo ujya mu bantu babivuga ngewe niko nari mbizi narananze kwikuramo ayo yati ngewe ngomba kwambara aje kuri urukara rwanjye nese yagaragara bro iragaragara cyane dushoboye kugura abantu nibyo navugaga iragaragara sana kabisa aho wayishyira hose iragaragara as long as ufite ubushobozi buyambara utayitiye utakoze ibidakorwa kugira ngo uyibone ariko se hari ibitanakorwa ku buryo bwose rata wakoresha ukabona amafaranga it's up to you utishe ngewe utapfa hari amategeko tuzi tutagomba kurenga kwica n'icyaha kwiba n'icyaha n'ibindi byinshi tuzi nk'icyaha hari n'igihe wiba bakagufata ibyo ngibyo niwe udiringa ibyo ni ibyawe ariko ushaka amafaranga kandi ikindi reka nkubwire ngewe najyaga nambara rija ni kwiga kwambara hano ahandi nkaba nambaye zahabu nkabona kubivanga n'ubundi nta nubwo bibaho ntibibaho ndangije ndavuga ku mana ubundi ko ibintu byose ari gahunda kamitemo ni nawe ubitanga kandi nizera ko ngomba kubibona arija nkuramo ntago ahari ntako nambaye hano kazaza n'aha kazi inshuro ntabara no ku maguru yanjye ubundi ngewe nambaraga hariya hasi ngewe nambaraga n'impeta ku mano ishanga ni bwa buboro bw'amasaro iyo atari amasaro ntabwo betwa ishanga ntabwo betwa ishanga ishanga urumva atari n'igiswahili se grumete niyo ku maguru buriya niyo ku maboko ku kaboko ku maguru ni cheviere kubera cheviye akanyine ni cheviere hano ni grumete ariko ngewe nifuza kuzambara umubiri wanjye wose zahabu ko zahabu ndayikunda ni nziza ariko mu gihe tubifitiye ubushobozi ntabwo ni ukuri ambara ibikubereye ibyo ufite ubushobozi nibyo bikubereye cyangwa wicare wigire umuntu wadanje mu bandi ngo biriya biboro ngo pasi yabe ngo ntabwo ari zahabu munyengo ndabizi ngo ntabwo ari zahabu ngo nambaye ngo bya biboro ngo bya oya ngo bya biboro baguranya ngo ko nibyo ngumva ngo biguriye ko ari byiza ntabashana uzagenda uzabibona afite yanjye oya nyine izo bagemeje ukuntu ari ibibazo reka nkubwire nzi ko abantu ibyo bintu babigira ngewe nkaba ndi kumwe n'umukobwa tukajya impaka ku mpeta zawe cyangwa ku kindi kintu hoya tuzikubira mu magambo ariko ni ugutangira pasi biriya bintu nambaye ndabizi ko ari zahabu hoya ntabwo ari zahabu uzabirebe birashashagirana cyane kubera iki ngenda kenenye ntabwo nshaka kwemera ko hari undi muntu ndusha ubushobozi ntabwo nshaka kumva ko pasi yaba yambaye ikintu gihenze cy'agaciro kuko ko njye ntagifite ikindi mwa bantu mwe muzi ko zahabu zirarutana cyane ntibwajye bibatesha umutwe ngo mubitinde ngo muvuge ko umuntu yambaye pirate zirarutana ubuse nujya kubona umuntu wambaye urungana ngo ntuzavuga ngo yibye cyangwa uvuga ngo ni bya bipirate ngo bagura 10,000 kandi muri zahabu habamo amoko menshi ni ukuri pe urasobanukirwa ngo ni irihe nambaye ngo karayihe gutya ubazi ko ari kara imwe zahabu ntabwo igera kara imwe rwose nese aha hasute aha hasa na hano wapi aha ni hasa n'aha hasi ni hasa biba bitandukanye bivuze ngo bayica siki kandi ari ibyo muri Nyabugogo je nambara ibya Nyabugogo nibyo bimbereye nibyo nshoboye kwa fodi nagura abona se n'umuntu n'ubundi wikundira ziriya boro za Nyabugogo zifite zihagije kandi asa neza ngo nuko bamwita gold nibyo navugaga ibintu ufite ubushobozi nibyo bikubereye cyane that's it ariko nimba ufite ubushobozi bw'ibintu bihanitse ukumva ko ibyo ndari fete nimba wumva mugafata amadeni inshuti zacu n'ukuri cyangwa ugasanga umuntu yirirwa yikopesha imyenda yo kwambara buri munsi arikopesha kanyamadeni mu myenda bikananirana nk'abantu mwe mufite y'abantu amadeni mwagiye mwishyura ideni ni ribi ubundi reka nkubwire ideni ngiye nemera umuntu ashobora gufata ubona ugiye kuburara uzafata ideni nugira imana ukabona uri guha
pe aho uzaba Inzara uramiye ubuzima iraryana. bwawe inzara iraryana shakeci inzara iraryana pe utayizi yavuga ngo ntufate ideni inzara iraryana ariko ideni zo kugura ngo telefone kugura amamodoka kubona ngo uriya ngo yasutse ngo bya bisuku ngo bari gusukira 100 ngo nanjye ngo ngiye kurifata ngo kera ngo nafite umugabo ngo unyishyurira cyangwa inzu meze neza inzu wenda tuvuge 100 uwo mugabo aragiye ntuzi gukora bikaba ngombwa ko ukora n'ibitabaho ukajya mu bagabo inshuti zawe ukajya guhemuka kugira ngo ukunde ugume muri iyo kandi mu by'ukuri wigiriye no mu yataranta ushoboye kwishyura ntacyo byagutwara ariko kugira ngo dukunde tubone ko turi kuri level imwe nyamara tuba tubibona ko uri gupfundikanya yego cyane ntabwo urabona amafaranga ni nk'inkorora sheri nese wa muntu rw'inkorora ujya ubona agira ngo agakoreremo imbere ntabwo bikunda niyo yanabikora uhita ubona ko arimo arabihisha dusenge Imana twihera amafa ni nk'inkorora Imana iduha amafaranga nukuri kandi n'abayabonye mujye mwiga namwe guca bugufi yarabonye mbona bayabonye bakabigira intambara bikaba ubukwe se yego abantu bavugishaga ntoki bavugisha cyakora iyo yabonye hari ibihinduka ngenda byemera ni ukuri na kompanyi irahinduka ariko guhinduka mvuga niki ntabwo nese kuba ketchup se cyamamare urugero rworoshye hari ubwo nzwi nka wese none se azantambukaho cyangwa tujyana ahantu agira isoni zo kuhinjira ko turi kumwe kandi tuziranye turi inshuti come on ariko nanone hari naho biba ngombwa ukabona ko nyine niho akwiriye yego sibyo ni ukuri kuko aka kanya hari ahantu dushobora kujyana na ketchup bakamuha serivisi nkasigara inyuma kandi nkabyumva pe ariko hari undi wavuga ati ubu si yankurura kamo nawe baramukuruye nawe gukurure si nk'ibyo hari ikintu abantu bakwiriye kumva mana ukuri kw'Imana nawe baramukuruye nawe bagukwege bibaho se ubu dushobora kujya muri banki nicaranye na ketchup ku murongo bagahita bamugira gutya kamuha serivisi baramuzi bikandakaza kandi wenda twajyanye amaye lift afite ariko n'izindi gahunda ese ketchup mbwetire ngenda ndabona birangiye kare ndagiye bikandakaza ngo uransize ko twazanye ahubwo nakujya kuguhamagara ukambwira urambaza bifu oya wowe wakubwira urabaza nyine aba ari umwana mwiza bifu ya danje umuntu twazanye atsige none se gahunda yarafite we zipfe none se gusigira imodoka atega moto kandi ariye agusigira imodoka atega moto ubushuti buragoye n'ukuri buragoye reka dusoze kuri iyi ngingo ugize utubwira ngo buri rugo rwubaka ukwarwo uvuga iki ku bantu bagira inama abagiye kubaka tuzakora ibi n'ibi kandi batazubaka kimwe mba mbona bari guta umwanya pasi arubona rubabera marene umuntu ariko nanjye nta wundi nzemera sinasanze ntabishoboye kuko uwo nabere marene ni umwana ufite n'imyaka 21 ni umwana none nkibaza ukuntu ngiye kuganiriza umwana n'umufamili wawe ariko nakaniye sigaye nkibaza ukuntu ngiye kuganiriza umwana ndamubwira iki ngewe rero naramubajije kuki wampisemo ampa impamvu okay impamvu yampaye rero ntabwo itsaba kumugira inama n'undi wese tujya twumva ibintu uko nubatse ntabwo ariko ketchup nibibaho gusa wamuha bimwe by'ingenzi hari ibintu ubona bimeze nk'ari bya rusange uzubaha umugabo uzige guca bugufi uzagira isuku mu rugo uzajya uha abantu umwanya like ariko ntabwo uzajya kumubwira ibyo akorera mu cyumba ntabwo uzajya kumubwira ibyo atekera umugabo kuko ntabwo uzi ibyo umugabo akunda n'ibyo mu cyumba cye ntabwo uzi ibyo umugabo akunda kuko wawe niwe baratandukanye ngo umugabo ngo nakubwira ngo hano ngo ni umweru ngo uzabyeme ngo kandi uri kubona ari umukara nese nabona urinjije kandi azi ko yashatse umuntu uzi ubwenge ubuse bibaye ari ikizamini ariko gukoresha ugapanchika nawe ngo marene yarambwiye marene se ubaho uri mu rugo rwawe marene muri kumwe sibyo come on hari inama tutagomba kugira abantu njye ntabwo waza kumbwira ngo utekere ngo abagabo ngo bakunda kurya ibi ninde wabikubwiye se ko wanjye abikunda kenzi ibyo wanjye akunda agiye abantu bishyira mu umugabo ngo akunda ngo kurya wenda ngo inyama ngo zimeze gutyo uwanjye wenda ntabwo zirya cyo nzi nuko bakunda isuku hari ibintu rusange abantu duhuriraho twese dukunda n'abatabikunda bafite ikibazo
ariko ntago najya kubwira ibintu biri deep kubera ko ntago nzi ibyo umupartenere wawe akunda nawe ubwawe rega hari n'ingemba ntazi n'ibyo ushoboye ibyo uri capable yo gukora so rero bajya bavuga nyine ziriya breda shawa ziba mujye muvuga bike byikeya pe kuko byinshi hari n'ibyo bataho batabyibuka baba bameze nk'abantu baguhanurira bakakubwira ibintu nk'igihumbi ukumvamo iby'amarangamutima washaka kumva ibyo wari ukeneye bikaba birarangiye so ntago ngiye mbabora nyine bafata umwanya munini w'ubusa gushaka ukiri muto ku muhungu munsi y'imyaka 25 ku mukobwa munsi y'imyaka 22 ni byiza cyangwa ni bibi? Ni bibi kuri njye ariko ngiyewe mujye mwibuka mpambi bibutsa mbivuga nka pasi mba ndikwivugira ni bibi kubera ko first of all umufuka w'iyo myaka ubukemango ngiye ibintu byose mbishingira bwa mbere n'amafaranga ikindi imitekerereze yabo ibikiri hasi gusa hari abo bihira kubera kubyara kare ni byiza buriya ukarera umwana agakura muri inshuti ni byiza pe ku ruhande rumwe ibintu byose gatubamo biba bifite effect nziza n'imbi rero ariko ni ukuri muri iyi si tugezemo nyine iyi generasiyo yacu usibye ibyo wahawe n'ababyeyi imyaka 20 uba ufite iki cyo gushaka umugore kereka iyo wibye urakoze cyane uba ufite ibintu byinshi ugomba kubanza gusotinga mu buzima so icyiza ni uko mu bihe igihe kabanza mukareba byibura turi capable yo kuba twakwishyura inzu ababyeyi batadufashije kwishyura ese ndi capable yo kuba twabyara umwana no kubona pampa ntibibe ikibazo ese aka kanya najya ku ishuri nzabona minerval cyangwa ziga muri 9 nubwo nabyo ni ikigo cyiza hari natwe twarahize kandi twabaye abantu biterwa ariko ntago ngiye nifuza kuko nabaye hari ku mwana wanjye abaho nibaza ko buri mubyeyi wese ariko cyane rero iyo myaka mwabana ni mwikundanye nyine ni byiza kugira umuntu guhaka affection iki mugashukana mukabeshyana ariko ibintu iyo haje byo kubaseriye mwana please yecha wowe dusoze ibyo pasi avuze nta kintu kidasanzwe narenzaho nukuri niko bimeze umuntu aba ari umwana nukuri byibure muhungu uri hejuru ya 25 muri 30 kuzamura at least abo ngabo ni wowe niyo yayirenza ashaka agira na 40 ntabwo bari gukura ntabwo bari kuba umwana ere gukura niko hari n'ibintu bigenda nabyo bikura cyane nese uzi ngo nk'umukameramani wahembwaga muri nka 2000 akabaraga k'abagabo madame agira kuri 35 ariko kigukeneye neza nta mugabo wa 22 sibyo umukobwa afite 20 wenda ni 5 sibyo wowe ufite 40 harimo interval y'imyaka 15 sibyo azagera 35 urumva wowe ugeze 55 hari ikibazo se hari ikibazo se ngombwa se nkunganire ikibazo ni ubukene nibwo bubi ubukene nibwo bwica ibintu ikibazo ni ubukene ariko nindaguye ko ubugabo bafite amafaranga ibyo bibazo bigira ihorere kandi muzamvugisha nibyo batavuga kuri kamera ni cecekere mushake mula inyunganizi zaboneka nzi umuntu ufite amafaranga uzi ngo wagira ibiriya bibazo ariko mana abantu bakennye nabo bakunda ibyo bintu ibindi birikora remember resource abantu dukennye dukunda ibyo bintu abakire nta mwanya bari guhiga baba bari kwihigira twe turi aho ngaho uri gutekera nyine ubwenge bwe ntabwo burenga iyi plafo uje kubaregeta kwibutsa ko bari cyane kandi mu by'ukuri ntabwo aribyo byihutirwa basirega gushimira ukoze gutwakira abakoze kudusura kuri Ketchup TV show nanjye nemba kumbuye kuri Kimana muri mana bare nawe turagusengera cyane wari ukuntu rogowe byaba ari sawa reba nk'ibitekerezo mutanze ku biryoshye
ndagaruka hasi no kuvuza ketchup arambura ntabwo twabonye ikirogora turagusabikira ketchup bagiye ntarasoza sinzi impamvu batakiganira kuva nagira ibihumbi 100 byagenze gute abenshi kuri pe kuki mutakireba ibiganiro byanjye uzwaye reba ari kuguhatiriza kuri we nibabirebe namwe dasinzwe mu meza babirebe pe uzko nkireba kikarangira nkashyiramo ikindi kikarangira nkashyiramo ikindi iyo naba ntari kumva kigashira hirya mujye mureba mwaba niba utanareba hasi mubireke niba mwumva tuzabaho mubishyiremo bivuge birangire ingope ni radio basi ndagushimiye cyane amore marakomeza bane nawe cyane murakoze kandi ketchup n'imari kurinde amina.